Hallelujah. 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 Iki gitondo cyiza cy'umugisha. This beautiful blessed morning. Ndashima Imana. I just want to thank God greatly. For He has chosen me today so that we may share the word of God. Surely I want to express my gratitude for Bishop who has given me this great privilege. And I also want to thank the fellow pastors who have been praying and interceding. And you all, I just want to thank you for you have come to the house of the Lord. I just want to thank you for you have come to complete this year. You have come to end it well. God bless you. God bless you. Hallelujah. Hallelujah. Allow me to raise a victorious hallelujah. Let us raise a victorious hallelujah. 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 Amen. Amen. Let us rush and read the word of God that the Lord has put on my heart. I would kindly like Reverend to help us read. We shall read the book of Exodus 14 from 13 to 15. Kuva 14 umurongo wa 13. Mose asubiza abantu ati, mwitinya mwihagararire gusa mureba agakiza Uwiteka ari bubazanira uyu munsi, kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanirire namwe mwicecekere. Amen. And Moses said to the Uwiteka abaza Mose ati, ni iki gitumye untakira? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Amen. Nakomeza imbere gatoya 33 kuva 33. He's going to read in English. Let's read in English, please. And Moses spoke to the people, do not be afraid, stand still and see the salvation of the Lord, which will accomplish for you today. For the Egyptians whom you see today, you shall see again no more forever. The Lord will fight for you, and you shall uphold your peace. And the Lord said to Moses, why do you cry to me? Tell the children of Israel to move forward. Amen. Amen. Kuva 33 Exodus 33:12 to 19. 12 kugeza kuri 19. 12 to 19. Mose abwira Uwiteka ati, dore uyu untegeka uti jyana ubu bwoko ntumenyeshe udutumanye, ariko waravuze uti nkuzi izina kandi wangiriyeho umugisha. Nuko niba nkugireho umugisha koko nyereka imigambi yawe kugira ngo nkumenye mbona uko ndushaho kukugiriraho umugisha, kandi wibuke yuko ubu bwoko ari ubwawe. Aramusubiza ati, ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Mose aramubwira ati, ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino. Ikizamenyekanisha yuko jye n'ubwoko bwawe twakugireho umugisha niki? Si ukujyana natwe bigatuma jye n'ubwoko bwawe dutandukanywa n'amahanga yose yo mu isi. Uwiteka abwira Mose ati, n'icyo uvuze icyo ndagikora, kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. Aramubwira ati, nyereka ubwiza bwawe burabagirana. Uwiteka aramubwira ati, ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe, nzivugira mu izina imbere yawe ko ndi Uwiteka, kandi nzagirira ubuntu uwo nzagirira ubuntu, kandi nzababarira uwo nzababarira. Amen. Exodus 33:12 to 19. Moses said to the Lord, you have been telling me to lead the people, but you have not let me know whom you will send with me. You have said, I know by name, and you have found favor with me. If you're pleased with me, teach me your ways, I may know you and continue to find favor with you. Remember that this nation is your people. The Lord replied, my presence will go with you, and I will give you rest. Then Moses said to him,
If your presence does not go with us, do not send us up from here. How will anyone that you are pleased with me and with your people unless you go with us? What else distinguishes me and your people from all the people on the face of the earth? And the Lord said to Moses, I will do the very thing you have asked because I'm pleased with you and I know by name. Then Moses said, now show me your glory. And the Lord said, I will cause all my goodness to pass in front of you and I will proclaim my name, the Lord. In your presence I will have mercy on whom I will have mercy. I will have compassion on whom I will have compassion. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. ndagira ngo mbasabe mufunge bibiliya zanyu. I would kindly request you to close your Bible for a moment. Gusa nizera yuko mwanditse imirongo. And I believe that you've written down these verses that we read. Ikindi gihe muza ngere muhasome musome inkuru zose. So that next time you may be able to read and reflect on the words that we read. Hallelujah. Hallelujah. Hari ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye. There is a specific message that the Lord has put on my heart. Rivuga ngo amahirwe yo kugendana n'Imana. Entitled Privilege to Walk with the Lord. Ugendana n'Imana ikakurinda. When you walk with God, He protects you. Ndagira ngo ubibwire umutima wawe. I wanted to tell it to your heart. Wa mutima ujya uryama ugatekereza, wa mutima ujya ugenda wibwira. The heart that sleeps and thinks and ponders on the word of the Lord. Uze gutekereza kuri ijambo ry'amahirwe yo kugendana n'Imana. Let it think thoroughly the privilege of walking with the Lord. Hano turavuga urugendo. Here we speak of a course. Mu rugendo habamo ibyiza n'ibibi. In a journey we find both good things and bad things. Kandi ntiwarwishoboza uri umukristo utari kumwe n'Imana. And sincerely speaking, you on your own, you cannot make it. Imana iraturinda ikaturindira no mu bibazo. God protects us even in the hardship and distress. Hallelujah. Hallelujah. Ntabwo Imana yatubwiye ko tutazahura n'ibibazo. God did not promise that we will not face challenges in this world. However, He said He will protect us through the problems. Uyu mwanya turashima Imana. This moment we are grateful to God. Yuko itwambukije 2023. For He's allowing us to cross over to the next year 2024. Ko tugiye kugera muri 2024. We are making it to 2024. Ariko turizera yuko izagendana nawe. And we are certain that the Lord will be with us throughout. Tekereza yakurinze cyagiye muri ya myaka yashize. Think soberly, the Lord who protected you all the years that passed. Imana yagendanye nawe. How the Lord walked with you. Birakubera imbaraga zo kwambuka iyi myaka igiye kuza. It will give you strength to keep moving forward with faith. Kubera ko hari igihe ureba imbere yawe. For once in a while, when you look at ahead, ukabona imisozi. You see mountains. And you say, how will I pay the school fees? Will I afford? Since the work has stopped, what shall I do? The people that I trusted, they can't help anymore. But I just want to tell you today, keep moving forward. So long as you were in the house of the Lord. So long as you're saved. When we receive Christ as our Lord and Savior, the old are gone. We are walking, we are under a new kingdom. This is what I'm going to tell you. I'm going to tell you step by step. But think with your heart, reason. I ask the Holy Spirit to explain to you, to explain much more than I can explain. God bless you. When God called Moses, we are speaking of a journey. You know that Moses, he came from Pharaoh. He fled. You don't flee from nothing. But God chose him and said, come so that I may send you. He called him and he went towards the thicket. And Moses was mesmerized
how the bush was kandi burning, kitazima. and it was not consumed. Acyegereye When he got closer, yumva ijwi he riramubwiye heard the voice saying, ngo kuramo inkweto aho ugeze n'ahera. take off your shoes because this is a holy Ambwa ngiye place. kugutuma muri cya gihugu He said, wavuyemo. I'm going to send you back to the country where you Ugende came ufate from, ubwoko bwawe mbajyane mu gihugu and cy'amasezerano. go take your people, then I will take you to the promised land Nk'uko nawe yaguhamagara. as he called you. Imana ifite uburyo bwinshi ihamagara. God has multiple ways he calls people. Icyo nyikundira ikuguzanisha ubugwaneza. What I love about God is that he pulls you Ikubwira with mu ijwi kindness. wumva. He speaks the language that you understand, Kandi guhamagarira ibyo uzashobora. and he calls you for things that you can do. Wowe ntutinye. Do not be afraid, Ndakubwira ngo therefore. iguhamagarira ibyo He's uzashobora. calling because he will equip you. Nubwo wabaza ngo bizagenda bite. Though you may wonder how it's gonna go, Hari ibimenyetso yaguhaye niyo mpamvu kiza mu nzu y'Imana. there are multiple signs received from Bituma the Lord ukomeza kugendana nayo. that makes Ufite you. ibimenyetso. There are signs. Ufite ibimenyetso. You have signs. Ninjya mvuga gutyo ujye utekereza. When I speak of that, Imana yagukoreye. reflect on what the Lord did. Ako kanya Immediately, Imana ibwira Mose ngo shyira ukuboko the kwawe. Lord told Moses, put your hand, Umutima wawe. put your hand on your heart. Agushyiramo. And then he put his heart, Avuga ngo kuzamuremo. and he said, take it out. Abona kubaye ibibembe. And it became leprosy. Imana yagira ngo imwandike. God wanted, Atazongera kwibeshya. Amenye iyo avugana nayo iyo ariyo. God wanted to know, to Moses to know who truly is. Ibyo unyuramo no kugira ngo Imana ikwandike. What you go through, God is Iyo ubona writing. utarafatizana ibindi. So if you see you're not ready, Abonye atabyumvishe. when God saw that Avuga he ngo couldn't understand, gisubizemo. he said, put it back Yongera amuvuga ngo gikuremo. and take it out again. Ikiganza kiba kizima. The hand was well again. Hallelujah. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Praise the name of the Lord. Iramubwira ngo icyo ufite ni iki? And God said, what do you have? Ati ni inkoni ndagiza inka I have a za rod. databukwe. I have a rod to Yishyire hasi. put it down. Ayishyira He hasi. put it down. Ihinduka inzoka. It became a snake. Atongera uyifate. He said, take it back. Nawe tekereza nawe arayifata. Try to think. He held it back Yongera again. ihinduka inkoni. And then it turned into a Avuga rod ati kuri again. ibyo bimenyetso And he said, because of Haguruka those signs, tinyuka ugende. stand up and go. Hahandi watinyaga. Where you are Bya afraid, bindi watinyaga. things you are afraid of, Haguruka ugende. stand up Tugiye and go. kwinjira muri uyu mwaka. We are going to Imana step yakubwiye into ngo a new witinye year. haguruka ugende. God is telling you, fear not. Hallelujah. Hallelujah. Icyo nyikundira. What I love about God, Bageze kwa bene wabo. when he met his Imana people, isanga yarabateguye. God had prepared already their Imana hearts. yateguye ba Aroni n'abandi. God prepared Aaron and others. Imana yateguye abo bagomba kugendana. God prepared people who would help Isanga bari him. ready. They were absolutely ready. Babiganiraho. They discussed and devised. Aroni amubwiye ati turajyana kwa Farawo. And Aaron said, fear not, I'll go with you to Pharaoh's. Hallelujah. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Praise the name of the Lord. Bibiri tubwira ko The Bible says Imana yakoze ibimenyetso bigeze ku 10 byose. God performed 10 signs. Ndashaka kukubwira yuko I just want to tell biriya you, bimenyetso byose all those signs that the Lord kwari performed, ukugira ngo it was for ngo Abisirayeli the Israelites babone ukuntu Imana to ibakunda. see how God loves Ariko them. n'abanyegiputa Even babone Egyptians, ukuntu Imana to see ikomeye. how powerful God is. Yesu ashimwe cyane. Praise the Lord. Ibibaho byose ni ukugira ngo Imana yerekane uko ikomeye. Everything that happens is to Hallelujah. glorify the Lord. Babone uburinzi To Imana see, ibashyizeho. to see the protection, Babone ko batandukanye n'abanyegiputa. to see that they are different from the Egyptians. Ariko ntabyo yakweretse ngo ubone uko utandukanye n'abanyegiputa. Hasn't He shown you His favor that Ntabyo to mu buzima distinguish bwawe you? yaba yarakweretse. Don't you see that? Hallelujah. Hallelujah. Ariko barahaguruka bigeza ku cyago cya nyuma. Ntabwo mbitindaho. They got up till the last plague. Ngo barahaguruka. They got up. Abisirayeli bahaguruka. The Israelites stood up. Bahagurukana imitungo, bahagurukana ifeza n'izahabu. They got up positions with gold and silver. Ngo bari bararambiwe abanyegiputa kugeza ubwo babahaye amafeza n'amazahabu yabo. The Israelites were tried beyond understanding to the point they gave them everything. The first day, ntabwo bari gutwara ariya mafeza n'izahabu. they couldn't take the gold and the silver. Ariko Imana irababwira ngo But God told them, izo feza n'izahabu the gold and the nizo silver, kuzankorera.
they will serve me. Hallelujah. nta Hallelujah. kintu wumvisemo. Don't you hear something? Baragenda. They kept ubundi going. ruriya rugendo rwari gufata iminsi mikeya. The journey normally was not supposed to take long. kurenza ibyumweru bitatu ubaza abakecuru abana badafite intege. Ntibyari kurenza ibyumweru bitatu bagezeyo. It wasn't supposed to take more than 3 weeks. ariko Imana ibanyuza ngo mu nzira z'ibizigo. But God made them go ibamanura mu nzira z'ubutayu. through the difficult yarababwiye routes. ngo mukurikire igicu cyanjye. And he said, aho follow kinyura bariho munyura. follow my cloud. Where it passes, Hallelujah. pass there as well. ndabasaba ngo mukurikire igicu cy'Imana. I asked you to follow the aho cloud. kinyura bariho Where it munyura. goes, go that way as kuko well. nicyo cyizewe. Because it is the most uzi impamvu trusted. yabyo. Do you know why? yagira ngo ibakureho amaga. He wanted to take away everything that ibiyereke kurushaho. was hard. He wanted to manifest ibyo unyuramo himself. no kugira ngo ikwiyereke kurushaho. So whatever you go through, God kugira is ngo about to uzayivuge. manifest himself so that you may speak of him. uzavuge gukomera You kwawe. may witness of his greatness. Hallelujah. Hallelujah. icyo nyikundira. What I love about ngo God. baragiye bageze ku nyanja itukura. They kept going close to the Red Sea. bari mu rugendo. They were on a journey. bageze mu nyanja itukura. When they came to the Red Sea, ngo Imana inangira umutima wa Farawo. God hardened ngo Pharaoh's bakora heart. inama. And they gathered for a meeting. baravuga ngo bariya abantu baraducitse kweri. They said, really, do we accept these people to go away? barakijijwe ariko abadayimoni ntabwo babyishimiye. So they are saved, but the demons were not barakaye pleased. yuko ubacitse. So demons are sad that you are going be away. careful. gira ibyitondere by'Imana. So please take care of the word of God. byitondere. Take care. kubera yuko Farawo n'abadayimoni bakora inama zo gushaka kugarura. Because Pharaoh and the demons are always plotting to bring ariko it Imana back. igibareka bakazikora. But the Lord lets them devise their Kugira ngo plans yerekane. so that he may show himself, yerekana amaboko yayo so that he may akomeye. show his great hands. niho twasomye That's why we read mu kuva hariya 14 in Exodus chapter Yes, ashimwe 14. cyane. Praise the Lord. ngo bahageze bagira ubwoba bwinshi. When they got there, they were so terrified. batangira kwitotombera Mose. They started lamenting for barebye Moses. inyuma babona ingabo za Farawo zabakurikiye. Looking back, Pharaoh's army were behind. reka mbabwiye kandi bari bazizi ubutware n'ubukaka. abantu b'isi bagira intwaro They knew how strong and powerful, zitera heavily, ubwoba kandi zanakwica. they knew how heavily these were intwaro armed. zabo zanakwica. Their armory can ariko kill iyo uri you. mu Mana neza. But when you are ariko strongly iyo uri in mu byo God, yaguhamagariye. when you are in His calling, nugera ku nyanja itukura. when you are close to the Red Sea, Hallelujah. hallelujah, uzibuka ukuntu yaguhamagaye. flash back and wibuke remember bya how He bindi called you. byose yagutambukije. Remember everything you passed wibuke through. za mpfu zose yakurengeye. Remember all the deaths. nurangiza And then, ngo Yesu ahita amanuka. and Jesus came down. Imana ihita imanuka ibwira Mose The Lord appeared and spoke to Moses. ngo niki gitumye untakira. Why are you crying ngo out? bwira Abisirayeli Tell the bakomeze bagende. Israelites to keep moving forward. niki gitumye ugira ubwoba. Why are you bwira terrified? Abisirayeli Tell bakomeze the bagende. Israelites to keep moving forth. abona ntarimo kubyumva neza. So God saw that Moses seemed not to understand. reka dukora ya nkoni yawe So use your rod kugira ngo n'ubu bwoko bukubahe. so that these people may respect ngo you. nuko arambura inkoni. And then he stretched the rod upon the sea. inkoni inyanja icikamo kabiri. And the sea was parted. bene data Brethren, niba uri mu byo wahamagariwemo n'Imana if you're strongly, you're firm in your wigira salvation, ubwoba. do not be afraid. ndakubwira ngo witinya. Do not be terrified. umwaka utaha Next year, ibiguteye ubwoba imbere yabyo. whatever is terrifying you uteye ahead of you, ubwoba n'amadeni imbere. maybe could be dates, uteye ubwoba n'akazi. it could be work, uteye ubwoba no mu rugo bitagenda neza. it could be home, maybe it's not uteye working. ubwoba n'ibindi biguhangayikishije You're bikomeye. terrified by a lot of kandi things, urabona nta muntu n'umwe ushobora kugukemura ikibazo. and you see there's no way ariko out. ndakubwira ngo But I'm telling you, komeza ugende. keep going. umwaka utaha komeza ugende. Keep umwaka going. utaha komeza ugende. Keep going. witinya. Do not be terrified. Hallelujah. Hallelujah. yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Amina. Amen. kugendana n'Imana Walking with God
biraturinda protects us. igihe iyo kigeze When the time Imana comes, irakurwanirira God will fight for you. haleluya Hallelujah. Imana irakurwanirira God fights your battles. yarabarwaniriye bose barambuka He fought for them until they Humura. crossed over. humura umwaka tuzawurangiza no Fear tuwambuke not, we shall finish, we shall kandi end bya bindi this year. byose uzabirenga And everything that's been trying you, you will yesu pass. ashimwe cyane Praise the Lord. ariko ngo abanyegiputa But the Egyptians, bagira ngo amazi barayambuka nk'uko abisirayeli bayambuka they thought they could just cross as Israelites did. Reka nkubwire. Let me tell you, hari abazi ko bazagukurikira bakambuka nk'uko nawe wambutse some people think they would easily cross as you crossed. bakaba bazi ko bazakomeza bakumerera nabi They feel they will keep on tormenting you. ariko ndakubwira ngo But I'm telling you, abadayimoni the demons n'abanyegiputa and the bagukurikirana Egyptians nta mpamvu without bazagwa mu nyanja. persecuting you without a Uba reason. amahoro. You will be peaceful. haleluya Hallelujah. ndababwira iby'umwaka ugiye I'm kuza telling you about the year to come. upfa guhagararana n'imana gusa So long as you stand Upfa firm in the kuyizera. Lord, believe. haleluya Hallelujah. kuko ni intwari ikomeye Because God Mose is yari afite kwizera God mighty. niyo mpamvu yarambuye ya nkoni Moses had faith. That's why he stretched the rod over the sea. And the haleluya miracle was performed. yesu ashimwe cyane Praise Jesus. amena Amen. bakomeje urugendo They kept going. bakomeza bahura n'ibibazo They encountered multiple Ariko challenges along the way. ariko imana ikabana nabo But God was with them. hari n'aho bacitse intege rwose To some point, they were discouraged. ndagira ngo twihute I just want us to rush a little bit tugere hariya twasomye so that we may start and ponder a little bit on the previous mu scripture. kuva ibice 33 Exodus chapter 33. iyo usomye kiriya gice cyose n'inyuma yaho When you read it and even the following chapters, ndashaka kuvugaho gatoya I just want to speak just a little bit ahantu bageze to where they reached. mu nzira ibyo mvuga ni ukugira ngo bigufashe I'm speaking this so that you may be wowe bajya edified. uvugana n'umutima wawe Speak to your heart, niyo mpamvu which is the main reason. abakristo tubabwira ngo baze biga ijambo ry'imana That's why we encourage Christians to study the Word of God. kuko uyu munsi ntitwaza byose ngo tubisobanure Because today we cannot exhaust the Word of God. igihe cyarageze The time came imana ibwira mose and God spoke to Moses. ngo igihe The kirageze time has uwo come. mugiye kwambuka You're going to cross over to the other ariko ubu side. bwoko Yet these people, zamuka ku musozi wanjye they will climb, they will ascend on my uze mountain. guha amategeko Come secretly and get commandments bazagenderaho so that they may follow them throughout their journey. ndashaka kubabwira yuko I want to tell you, mose nta bindi byanditswe yari afite Moses did not have any other mwumva scripture. ukuntu yayoboye ubwoko bimuruhije But now listen, try to think of how nta hard it rindi was. tegeko nshinga yagenderagaho There was no constitution whatsoever leading yumvaga him. gusa icyo imana He would imubwiye only hear from the Lord and obey. ubu dufite amahirwe So we are so privileged, kuko dufite ibyanditswe for we have kugira scriptures ngo bituyobore so that they may guide us mu bwami bw'imana into the kingdom of God. haleluya Hallelujah. mose ngo azamuka umusozi na yeshuwa Moses ascended the mountain like with Joshua. ngo amara iminsi 40 ku He musozi spent 40 days on the mountain, arimo aganira n'imana speaking with God, arimo avugana n'imana consulting God, imubwira God speaking to him, imigambi igiye gukora his plans, what he's imubwira ko about to igiye do, kubageza i kanani telling him how he's going to have them cross imubwira the uko Red ubwoko Sea, bugomba kugenda telling them how people should walk in upright. ariko mwumva abantu But hear this. nicyo nshaka kukubwira What I'm trying to message up, nawe utega amatwi cyane listen keenly. ngo abantu babonye mose People saw Moses atinze amaze iminsi 40 gusa having delayed. It was only 40 days. batangira kwijujuta They started lamenting and complaining. batangira gusakuza no kuvugira urusaku mu mutima They started complaining and shouting in their hearts. ndakwinginga muri uru rugendo I beseech you along this journey, wirinde ibintu by'urusaku mu mutima do not allow noise in your heart. ndibaza ko ibintu by'urusaku byumva I wonder you understand a ibintu great deal the noise. bikudisturbinga Things that disturb you. bikakuvana kuri connection y'imana Things that disconnect you from hearing God. bikakuvana mu nzira z'imana Things that take you off course. bikakuvana mu bwami bw'imana Things that takes your mind away from the ukeneye kingdom of kuba God. maso You need to be watchful.
nubwo imana yakuyeho ba farawo though God removed ikica ingabo ikabicira mu nyanja itukura, and killed all the armies of Pharaoh in the Red Sea, Demons. there are other demons satani yohereza that the devil has bo deployed kuza to kukudistabiriza. come to disturb you. Imana ishaka kuba maso. But God wants you to be alert and watchful. Hallelujah. Hallelujah. Abisirayeli ntibaba maso. The Israelites were not Aho hantu watchful. uhaca akarongo. Underline, underscore Uhitondere that. muri uru rugendo Be careful, kuko hazana urupfu. because it can even bring demise. Hazana urupfu It can bring death, kuko ni imigambi ya satani. because it's the schemes of the devil. Ndakwinginze mu mwaka tugiye I kujyamo, beseech you as we enter into New Year, witonde ube maso, be watchful, witonde ube maso, be vigilant, wizere Imana, believe God, gendana ijambo ry'Imana, walk with His word. wowe ujye utekereza iby'Imana yakoze. Always flash back and think of what the Hallelujah. Lord spoke to you. Icyo gihe baratsinzwe rwose. That time they were totally Ngo overcame. babwiye Aroni But they spoke to Aaron, ngo wa murumuna wawe twamubuze watuzanye we can see your brother. kugira ngo abantu bajye kuvuga ibyo nawe tekereza ibyo baba barayemo iminsi batekereza. So to the extent they Ngo opened up, none but they said, ngo za zahabu the gold twazanye that we brought, zibumbiremo ikindi kigirwamana so they had an image twari of gold, twaramenyereye muri Egiputa because it was their custom maze to worship idols, tunezerwe so that we may maze rejoice, tukibyinire. so that we may dance for it. Uzi ko ariko byagenze? Do you know that it happened that way? Uzi ko ariko byagenze? Do you know it happened like that? Satani ni umugome. The devil is so Satani ni wicked. umukara. The devil is Ubwami wicked. bw'Imana busaba ngo ube maso. The kingdom of God Nutaba requires maso you to be vigilant. Nutaba maso urabyinira ibigirwamana. Vigilance is of a paramount importance. Ibigirwamana biri ubwoko bwinshi ndaza I kubigaruka. will speak a little bit about the Kiriya gihe idols. babyiniye ikimasa bibarije. During that time, they had a calf. Imitungo bagombaga gukoresherezamo Imana The possessions and the wealth they had to serve the Lord, bayikoreshamo ikimasa they used them kigirwamana. to make a calf. Barakibyinira. And they started Uzi dancing ukuntu and byagenze? worshiping. Do you know what happened later Ndashaka on? kwihuta. I just want to run. Mose agarutse When Moses returned Yosuwa and Joshua, bumva urusaku bumva akaruru bumva ibivugwa nibyo kwa Satani ntabwo ari iby'Imana. they had clamor that was confusing. Bahageze barumirwa. When they came, they were so shocked. Ngo Mose ararakara Moses was totally ngo dismayed, afata cya kimasa and he took the ngo calf, aragisya. and Bibiliya he ni broke kutubwira ngo agikuramo ifu he broke it, bakivanga n'amazi he broke it ngo and arakibanywesha. mixed it with water. Uburakari umva ibintu byatumye Moses was so angered agira ubwo burakari. to the point he was Kugira ngo wirinde uncontrollable. ibintu byatuma abakozi b'Imana barakara. I want you to watch out for the Kuko things that may batuma anger, bakuzanira urupfu. because it could bring you Uzi death. ukuntu byagenze? Do you know what happened? Sinirirwa mbitindaho cyane. I'm not going to go into Ariko details, nyuma yaho ngo hapfuye Abisirayeli benshi. but later on, many Israelites were perished. Niyo mpamvu mbasaba kujya musoma ijambo That's ry'Imana. why I'm asking you to read the Word of God, Ukumva neza ukuntu byagenze. to hear properly what happened. Aba bagabo bari bazi kwandika nta nyuguti basize. These men were intellectual. Hapfuyemo benshi. Many died. Wirinde aho tujya So be watchful, utazapfira mu nzira. so that you may not die along the Ariko Imana journey. idufitiye umugambi But mwiza. God has a wonderful purpose. Nyuma yaho rero Later on, nibwo Imana yabwiye Mose. the Lord spoke to Moses, saying, Nubwo wakubise hasi amategeko. though you have broken the Nubwo commandments, Abisirayeli bapfuye bamwe. though Israelites died, Ndacyafite umugambi wo kubageza I i still Kanani. have a plan to have you cross over. Itegure mbajyane mu gihugu nabateganirije Get ready cy'amata so that I n'ubuki. may take you to the country flowing honey and milk. Imana iracyafite umugambi mwiza. God still has an Kuva amazing ukiri purpose. muzima. So long as you breathe, Kuva tugeze kuri iyi tariki. so long as you're on this Imana date, igufitiye God umugambi has a mwiza. purpose. Wowe ba maso gusa mu byo urimo. Just be vigilant. Hallelujah. Hallelujah. Byitondeho. Be vigilant. Hallelujah. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Praise the Lord. Mose ariko ngo nawe yagize ubwoba. Moses was also petrified. Mose ngo yagize ubwoba. Moses was Nawe petrified. uzi ukuntu yabigenje. Do you know what he did? Ngo yaragiye abamba ihema ry'ibonaniro hitaruye ku ngando babagamo. He went and pitched the tent around where they were. Amaze gukora iryo hema ry'ibonaniro After encamping the tent, ngo yarijyamo. whenever he would go there,
ubwiza bw'Imana bukamanuka the glory of the Lord would kuko come Imana down. yabwiye ngo sinzongera kugendana namwe Because God said, I will not go walk ubwo with you, muzajya munsanga mu ihema hariya na but Mose you will find me in the tent with ngo Moses. n'Abisirayeli bagera ku muryango w'iryo hema So when Israelites will come to the door of the tents, they would bow down. ubwiza bw'Imana bwari mu ihema And because the glory of God was in the tent, n'undi muvumo Mose yaciye it was another way that Moses made. ngo Mose yabaga ari muri iryo hema When Moses would be in the tent, yavuganaga n'Imana imbona he would nkubone speak to God. ndakwifuriza kujya uvugana I n'Imana would like you to speak to God face to face. ukarenga abantu Go beyond what people say. ukarenga ibyo ubona Go beyond what you see. ukagendana na Yesu Walk with Jesus. akajya kubwira iby'ubushake bwe ku buzima Let him bwawe reveal you his will. ngo akavugana n'Imana He would speak to Yesu God. ashimwe cyane Praise the Lord. Imana imaze kumubwira ngo jyana ubwo bwoko rero When God had said, go with my niho people, twasomye that is where we read. kuva 33 Exodus 33. haleluya Hallelujah. arimo asenga As he was praying, niyo mpamvu nifuza ko uyu munsi tuza gusenga that's why I want us to pray quite a lot. mu isengesho rye In his prayer, yavuze ati Mana ujye umbwira ngo njyane ubu bwoko utaje ngo tujyane you tell me to guide your people, but you don't come with me. ndifuza ko tugomba kujyana I long to go with you. nutagendana nanjye If you do not go with nanjye me, naho nzajya I will stay, won't niho go. Imana yamubwiye That's where there God ngo said, nzagendana nawe I myself will go with ngo you, hanyuma nkuruhure and I will give you rest. kugendana n'Imana ni iby'agaciro Walking with God is such a Hallelujah. privilege. Hallelujah. nzagendana nawe I will nkuruhure go with you, I walk with you and give you rest. ngo nimba nkugiriyeho umugisha If Mana I am blessed, oh God, nyereka imigambi yawe show me your plans. haleluya iyo turi mu ihema ry'ibonaniro When we are in the tabernacle, in the iyo tent, twaje gusenga when we've come to pray, nta mikino there's nothing like ujye uri jokes. serious ku Mana Be serious Imana before ishaka God. abantu bari serious God wants people serious. erega nuyibwira ukuri serious mu mutwe mu mutima wawe If you pour your heart out to God, izamanuka ikumva He will indeed come down and hear you. uzayisaba ngo iguhishurire imigambi You yawe will ask Him to reveal His intentions and plans to your iyo life. ugendana n'Imana rero When you walk with God, ifite umugambi wo kukuruhura God has a plan to give you ya rest. mitwaro yose All the burdens. kuko yamubwiye ngo nzagendana nawe nkuruhure Because He said, I myself will walk with you and give you rest. yasabye ngo umbwire imigambi yawe So tell Him to tell His plans. bene data ndashaka ko tuza gusenga Brethren, I want us to uyu mwaka pray tugiye kujyamo in this year, in this coming Imana year. itubwire imigambi May the Lord reveal His intentions to our inzira lives. tugomba kugenda. May the Lord show us the way we should igendane go, natwe to go with us, nibwo tuzawambuka neza so we'll be able to make it. haleluya Hallelujah. nzagendana nawe nkuruhure I myself will go with you. dukeneye kujyana n'Imana We need to walk with God ikaturuhura and give us rest. ikaturuhura imitwaro He will give us freedom. bene data ubuzima harimo imitwaro ituremereye Brethren, in this life there are tribulations, trials, ikatugabanyiriza ibibazo but the Lord will help us. ikadukuriraho amadeni He will take away debts. ikatanga akazi ku batagafite He will give employment to the jobless. ikadufungurira bizinesi He will give us employment aho wari uhangayitse where you are troubled, ikagucira inzira where you see no way, He will make a way ikakugeza aho ugomba kugera to take you to the right place where you're supposed to ikakubera be, umujyanama to be your counsel, mu rugo rwawe aho bitagenda where you are struggling in your household. ikabigira ibigenda kandi God will birashoboka make it work. haleluya Hallelujah. abasore n'inkumi Young men and young ladies, ikabereka abo mugomba kubana nabo to show them the right people that you should marry. haleluya Hallelujah. kuko ibyo Imana ijya ibikora Because God is much more able to do that. ikaturuhura muri ubu buzima God is much more able. haleluya Hallelujah. Yesu Jesus, niwe muntu wese wahamagaye abarushye n'abaremerewe He is the only person who called those who are distressed, Yavuze ngo oppressed, yemwe and burdened. abarushye n'abaremerewe Those who are heavy laden, come nimuze to me. musange ndabaruhura Come to me, for I am gentle. kuko ndi For umugwaneza I am gentle, kandi noroheje mu and mutima I am kind-hearted. iwanjye hari uburuhukiro So He gives
refugee. iyo twaje rero mu ihema ry'Imana hano So when we come to his sanctuary, Hallelujah. hallelujah, twumva iby'uburuhukiro bw'Imana we hear of the muri rest of Yesu the Lord. harimo uburuhukiro Because Jesus is the rest. mwene data ndakubwira niba utarabibona Brothers and sisters, if you haven't mu witnessed myaka this, mfite in my experience, ndakubwira ko mu Yesu harimo uburuhukiro in Jesus there is indeed ashimwe rest. Amen. wowe komeza ubirebe Keep going. komeza ufate ukomeze Hold tight. ishingikirize ku Mana gusa Lean hard on God. wirinde ibigirwamana Watch out for the idols. kuko mu isi hari For in the ibigirwamana world there are so many idols. wakibaza uti se You may wonder, ibigirwamana ni ibihe what sort of idols? ko nta kimasa wabaje For you did not create any calf as the Egyptians did. ushobora kuba umaze gukizwa After you've received Christ, warahise urahira maybe you took an oath. ukavuga uti sinzajya mu bapfumu An oath saying, I want sinzajya kuraguza to go to witch doctors. sinzakurikira izindi mana I will not follow any other ni God. byiza rwose It is good. kuko kwakira Yesu For receiving ni Christ, ukubyatuza akanwa it is to kawe confess. wamara kubyatuza After confession, ariko uba utangiye urugendo it's a journey rwo beginning kumenya neza uko bigenda to know how it works. ariko mu isi hari ibirangaza byinshi Nevertheless, there are many distractions in this wari uzi ko world. icyubahiro ufite gishobora kukurangaza Do you know that the honor you have can knock you off your wari uzi feet and ko distract you? ubutunzi ufite bushobora kukurangaza Do you know that the possessions and wealth can distract kandi you? ari ubwo Imana yaguhaye Yet it's from God. wari uzi yuko imiryango wirata ishobora kukurangaza Do you know that families can distract you? wari uzi ko na telefone ubwayo yakurangaza ikakubera ikigirwamana Even cell phones can also distract njya us. numva ngo hari abamara amasanga bari muri TikTok zibasetsa I hear people spending time in TikTok aho kwiga ijambo ry'Imana instead of aho studying the Word of gukurikira God, iby'amateka y'abatubanjirije instead of learning more about the ngo Bible, umwuka wera amanukiremo so that the Holy Spirit may come through the akubwire scriptures igikwiriye to speak to you the right uzi things. ko telefone ishobora kukubera ikigirwamana Do you know that a phone can be an idol? turi mu minsi mikuru ya Noheli n'ubunani So we are ending the year in niyo these mpamvu festivals. nabashimiye ngo mwebwe mwagize neza kuza mu nzu y'Imana That's why I started by thanking you for having uzi come ko into the house of the hari Lord. abataje gusenga ngo kubw'iminsi mikuru I know people came because it's the festivals. uzi ko hari abadakora umurimo w'Imana ngo bagiye muri bridal shower cyangwa sinzi ni Some people have gone into different things to end the year well. ibyo bintu byose All those things n'ibindi byose ubaza umutima wawe and many others bijya bigutesha umwanya that distract you. wagiye mu bindi bintu So your heart is taken away bikakubuza gukora umurimo w'Imana and hinder you from serving God bikagutwara umwanya and take your time. nabyo ni ikigirwamana They are also idols. birakurangaza They distract you bigatuma hari amahirwe agucika and some privileges escape you. bigatuma utitwara uko wagombye kwitwara They hinder you from conducting the way you should bigatuma conduct yourself. usibira mu butayu Then it makes you spend time longer in the desert kubera yuko because muri uru rugendo during this journey, udafite ijambo ry'Imana without the bountiful word of God, udafite kwizera Imana without faith, utera imbuto z'umwuka without bearing fruits, ntashobora gutsinda you cannot reka overcome. nkubwire Let me tell you, ingeso nziza being virtuous, ingeso nziza n'ingeso nziza udasenga being virtuous but without kandi praying. barahari turabafite b'abapagani ba ngeso Yes, nziza they are there, people who are well behaved, kandi badafite kwizera Imana yet without faith in iyo God. bahuye n'ikibazo When they encounter problems and kandi ari ba challenges ngeso nziza ari abana beza and they are virtuous, bamera nk'ababisirayeli babaje ikimasa they become like Israelites who had an idol. bahura n'umupfumu akabayobya They meet a witch doctor and bahura misleads them. n'umusazi akababwira inzira itari yo They meet a mad person and ariko iyo misleads ufite them. ijambo But when ry'Imana you have the word of God, iyo ufite ijambo when you ry'Imana have the word of God, nshuti yanjye my friend, ndakwigisha kumenya ijambo I tell you I encourage you to learn the word umenya of icyo God. kuvuga You know what to say. mu butayu In the desert, satani uzi ko yaje gusuka Yesu do you know that the devil came to tempt Jesus in the wilderness? utinya satani udatinya Yesu So do not be afraid of ujye the devil. umutinya Be afraid. yamukubitishije yamushubirishije He answered him ngo saying, haranditswe ngo it's written.
haleluya. Niba udatunze ijambo ry'Imana, if you don't have the word of God mu so butayu, bountiful, in the wilderness, uzahagwa. you'll die. Ndakubwiza ukuri. I tell, truthfully Uru ni speaking, urugendo rwa gikristo. along this Christian journey, ntupfushe umwanya wawe ubusa. do not waste your Imana time. ni inyabuntu. God is gracious and Niba generous. yihaye umwanya wayo, If you give him your nayo time, izagutaba. he will come to your Nayo rescue. izagendana He will nawe. go with you. Muri uyu mwaka In this year, natangiye mbabwira I started saying ibyiza byo kugendana n'Imana. the privileges of walking with the Lord. Hari umumaro mwinshi wo kugendana n'Imana. It is of paramount importance to walk with the Lord. Ngiye kuvuga bikeya, I'm about to reveal some of the secrets, umwuka aguhishurira and the ibirushije. Spirit will tell you more. Aguhishurira The ibirusheho. Spirit will reveal to you much more. Ngiye kubaha ingero, I'm going to give you typical uzandika ahantu examples. mu mutima. Write them down on the tablets of your Yesu heart. ashimwe cyane. Hallelujah. Zikubera inkingi. Let it be pillars. Muri uyu mwaka In this year, tugiye kugeramo. we are about to enter. Haleluya. Hallelujah. Iyo ugendana n'Imana, When you walk with Jesus as a result, irakuruhura. he gives you rest as the result of walking with Him. Tekereza ibyari bikuruhije byose. Think soberly of everything that was Ugendana oppressing n'Imana you. izakuruhura. But when you walk with God, He give you rest and Hallelujah. peace. Hallelujah. Nugendana n'Imana, When you walk with God, izakumara ubwoba bya bindi watinyaga. He will take away all the fears. Uzamenya uburenganzira bwawe. You will definitely know your Icyo rights. ushaka kugeraho uzakigeraho. You will achieve your aspiration. Nta muntu uzagutera ubwoba. Nobody will terrify you anymore. Hallelujah. Hallelujah. Niyo mpamvu Mose Which is why Moses, yatinyutse kujya kwa Farawo. he was so bold to go to Kuko Pharaoh yari ari kumwe n'Imana. because he was with God. Hallelujah. Hallelujah. Iyo ugendana n'Imana, When you're walking with God, igushyiraho igitinyiro. He gives you honor. Iyo ugendana n'Imana, When you walk with iguha God, He ubwenge. gives you wisdom. Hallelujah. Hallelujah. Reka nkiri aha ntanga akagero kamwe. While I'm still here, let me give you a typical example. Ni ijambo abavugabutumwa dukunda kuhigisha. It is a word that most ministers Kubera use ko hadufasha cyane. because it is so helpful to us. Uriya musore witwa Yosefu, ndamwita umusore akiri umusore. That young man, Joseph, Yaririnze kwa Potifari. he was watchful. Bamushyira mu nzu y'imbohe kandi arengana. He was put in the jail for no good reason. Akomeza kugendana n'Imana mu But nzu he y'imbohe. kept walking with God while in Ariko the igihe prison. kigeze. But when the time came, Natanye mabwira ngo ni Imana irinda. I started telling that he's a Imurindira protector. muri gereza. God protected Joseph. Ikomeza kubana nayo. He was with him. Ariko ngo isaha igeze. But when the right time came, Apana isaha y'abantu. not people's time, Kuko hari igihe nawe yifuje ko yavamo. because even him, he wanted to come Abwira abo out. bari bafunganye ngo muzamvugire. He told his fellow prisoners, Ariko iyo bamuvugira ntabwo yari gusohoka igihe Imana itabyemeye. he asked them to plead for him, but even if they had Igihe spoken on his kigeze. behalf, but when the time came, Ho muri byawe igihe kizagera. the appointed time will surely Imana come. irotesha umwami. The appointed time will surely come. Imana irotesha umwami. A king had a dream, Noneho Yosefu yamaribukwa. and now Joseph was remembered. Ngo baramwogosha. They Baramutunganya. shaved him, Baramudekora. they dressed him, Barangije bamujyana ibwami. and they took him to the Yosefu palace. ngo yasobanuraga inzozi nk'uwazirose. Joseph would interpret dreams as if they were Yamaze his. kuzisobanura. He would interpret. Umwami yamaze gukuramo impeta. The king had already Agiye removed kuyimwambika. the king had already removed his signet Ndababwira ring. kugendana n'Imana. So walking with Kandi God, abifuriza kujyana n'Imana I umwaka wish you utaha. to walk with God in this coming year. Ngo ahita yimwambika. And he gave the signet Abari ring aho to Joseph. bose bafunga umunwa. And everybody else was Umwami quiet. yambitse impeta se ninde wavuga? When God gives you a Ninde ring, gukomplayininga ngo uyu ntakwiriye. who was to complain that this is unworthy? Yavuze ngo twakuraho undi muntu umeze And he nkawe. said, where can we find a man like this Wazadufasha who would help us guca muri iki gihe. to go through this time, Igihe cy'umweru n'igihe cy'inzara. the bad seasons? Hallelujah. Hallelujah. Uwo ni Yosefu. That was Joseph. Hallelujah. Hallelujah. Nandi mbabwira I was telling you, Imana God itanga ubwenge, gives wisdom. itanga ubwiza, God gives ikaguha- grace. ikaguha kugira amakenga aho bikwiriye. He gives you to be cautious. Itanga favor, He gives favor, igikundiro.
favor. imana itanga imbaraga, God gives strength. imana itanga ubwiza. God gives glory. Hallelujah. Hallelujah. Esiteri muzi ubwiza imana yamuhaye atarabukwiriye Do you know the glory that kubwo Esther was kugendana given n'imana. for Hallelujah. working with God? ariko ibyo bikorera abakristo, But he does that for the ibikorera upright. abakijijwe. He does that for the upright. Hallelujah. 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 iyo tugendana n'imana When we walk with God, biturinda gukora ibyaha by'uburyo bwose. it protects us from sinning anyhow. muri iyi si hari ibidushuka by'ibyaha by'uburyo bwose, Yes, in this world there are so many ariko iyo distractions. tugendana n'imana But when you walk with ntabwo God, tuyoba, we are never dukora distracted. igikwiriye, We do the right tuba aho things. tugomba kuba, We are in the right place aho bagutumiye where they invited you. kandi utegeweyo Yet urabimenya, they have set an ambush. You get to know. You don't go there. ariko ntikwemewe kujyayo. But when he allows umenya us to uko go, wirinda, and you know how to go, ntibyemeye ko ubujya when he allows, iragukiza, God will n'imana save you. irinda, He is a protector. ikanaturindira mu bibazo He protects us even kugira in ngo the, yiheshe icyubahiro. in the trouble so that he may be Hallelujah. glorified. imana iyo tugendana nayo When we walk with God, iguhishurira imigambi yayo. he reveals his intention to us. Hallelujah. Hallelujah. itwambika imbaraga mu bikomeye. He gives us strength in time of distress and nimvuga nawe hopelessness. ujya utekereza ibyawe. When I'm speaking, think about bibiliya yours. itubwira umugabo witwa Stefano. The Bible speaks of a man called uyu Stephen. mugabo yarantangaje cyane. This man surprised me. nta nubwo ari muri ba bandi 12, He's not among the 12. ariko yumvishe amakuru ya Yesu. But this man got to know about Jesus. yumva bifite imbaraga. And he heard it was powerful. umwuka we uramwuzura. He was filled with the Spirit. aho abandi batavuga Yesu, Where others could not speak of Jesus, he was filled with the yuzuye power. umwuka wera, He was filled with the Spirit. avuga Yesu, And he spoke boldly of Avuga Jesus. ubutumwa. He preached. yamamaza ijambo He ry'Imana, proclaimed the word of avuga God. gukomera He kw'Imana spoke yo of mu the ijuru. greatness of God. ngo haza igihe cyo kurenganya itorero. And the time persecution came. Stefano ntabwo yagiye kwihisha, As Stephen did not go to hide. yavuze ibya Yesu. He spoke of ariko Jesus iyo boldly. bikomeye Where you see it's difficult. uvuga ibya Yesu, Do you speak of Jesus? cyangwa uravuga ngo uriya muntu simuzi. Or you say, I don't know this person. ariko ngo Stefano But Stephen, bagiye kumutera amabuye, while he was to be stoned, bamuziza kuvuga Yesu. persecuting him because of Yesu Jesus, yatubwiye ngo azaturindira muri iyi si, humura. Jesus promised to keep us in this humura world. azayiturindiramo. And will protect us in this troubled world. Hallelujah. Hallelujah. shimira Yesu, Thank God. yaradusengeye. He prayed for us avuga ati already. data, And he said, Father, mbonye satani aba mu isi, I have seen the devil in ariko the ubu world, bwoko ntubukuremo. but do not take thy Ahubwo people out of ubarinde mu it, isi. but protect them. Yesu yaradusengeye muhumure. God prayed for yadusengeye us. kurindirwa mu isi. He interceded for us while igihe in the world. kigeze ugomba kugenda, When the appointed time comes for nta you to kibazo go, uzaba ugiye mu ijuru kwa no data. problem, you go to heaven and Stefano we rest. yarahishuriwe mu ijuru kwa data. Stephen he had a revelation. abagiye mu ijuru bajya batubwira uko byagenze. njye numvishe benshi cyane. I had people who went to heaven. akantu gatoya kamfashije. One thing, bose baravuga ngo hari inyanja, ngo inyanja y'ibirahure. they said there ngo is babona a mu sea ijuru ari of... ubwiza bwiza cyane, bakabona uko bavuga ngo ni inyanja z'ibirahure. So they say the sea of glasses. They don't know how to explain. They don't have enough words. hari ubwo mperutse kumva Recently I heard we ngo yabonye iyo nyanja y'ibirahure, when he saw the sea of the glasses, marayika aramufata, the angel held avuga ati him ngwino dutambuke and kuri iyo said, nyanja. let's go. abanza kugira ubwoba, And he was afraid. azi yuko atari ari buze kugwa muri iyo nyanja, He kuko yabonaga ari inyanja. He thought he would fall because they would be wayikoga walking. ngo akandagiye, But as they kept on ngo yumva stepping, hameze nk'amatora. it was like a mattress. ariko Imana yashaka kumuhishurira But Jesus wants to reveal yuko mu something. ijuru ari heza, The heaven is no incomparable. kuhagenda ni nk'amatora, So it's like kandi a hasa mattress. nk'inyanja y'ibirahure. It's like the glass Hallelujah. made of sea, but it's beautiful. aho niho Stefano yarahishuriwe. That is the revelation nicyo that Stephen cyamuhaye had. imbaraga. That's what gave him ngo strength. bagiye kumwica bamutera amabuye, As he was being stoned, abapagani n'abazimu n'abadayimoni satani yakoresheje, the ungodly and the demons, ngo arangije ngo areba hejuru, and then he looked up, ngo bamubona aseka, and they saw him smiling. Hallelujah. Hallelujah. ngo we yibonera ijuru He rimufungukira, saw the heaven open.
ngo abona ijuru He rimufungukira saw the heaven open. ngo arebye ku ruhande Seeing on his ngo side, abona Yesu ahagaze he uruhande saw Jesus standing beside him. Hallelujah. Hallelujah. ubundi Yesu ngo yicaye iburyo kwa data Jesus is seated at the right ariko hand icyo of. gihe He's seated at the aramanuka but time he came down umwana we Stefano because of his faithful wahagaze son kigabo who stood iyo firm. ugenda n'Imana uhagarara kigabo If you're working with God, mu stand bibazo firm. ntabwo wirwanirira You don't fight for yourself. Yesu aramanuka agahagarara uruhande rwawe Jesus comes down and is with you. ariko hari igihe uragenda Do you ukumva Yesu ari iruhande rwawe Do you sometimes walk and feel Jesus is by your Hallelujah. side? Hallelujah. ngo abone Yesu ari iruhande rwe So he saw Jesus by his side, naho kumbi and Yesu ngo yabaye ni igitekerezo ngo yabaye Yesu mu ijuru yabaye MC mu ijuru because it's an arimo illustration. kuvuga ati mukoma amashyi Jesus was telling me, clap, umugaragu wanjye wo napfiriye nawe araje my servant whom I bagiye redeemed. kumukorera defile They were going to have ibyo him much Stefano we nibyo yabonaga because of what he was seeing. arangije After that, icyo yakoze murakizi do you know what he did? yaravuze ngo mwami He said, ngo Father, aba bababarire forgive them. kugendana n'Imana bitera kubabarira Walking with God makes you we forgive. ntiwabyishoboza You cannot make it Yes, on your own. Stefano avuga ngo abababarire Stephen said, forgive them, abababarire Father. Forgive them, Father. reka nkubwire I want to tell you, nusenga uri kumwe n'Imana when you pray while icyo with God, uzavuga Imana izagikora what you say, God will do it. icyo uzatunga agatoki Imana izagikora What you point your finger to, Ndakubwiza God will ukuri. do it. Truly, sincerely, Stefano icyo gihe akibivuga as soon as he nibwo opened his Pawulo mouth, yafashwe that's the same way Paul nibwo was called. yavuyemo umukozi w'Imana That's how he became a great Imana servant of God. ntibura uko igenza God never runs out of yahise ways. ibona umusimbura And he had a replacement. haleluya Hallelujah. Yesu ashimwe cyane Praise the name of the ndimo Lord. mbabwira abantu bagendanye I n'Imana was telling people who Hari walk with benshi. God, hari benshi there are many. muri uru rugendo Along this journey, hari igihe Imana itubwira sometimes God tells ngo us tugende dukore iki n'iki to go and do certain things, ariko ntabwo iduha detaye but he doesn't give us izo details. detaye itaguhaye rero Those details he hides from ni you. ukugira ngo iziyerekane It is for him to ni ukugira manifest ngo himself bizavuge ubutumwa so that it may speak of you. Bibiliya itubwira neza yuko The Bible is clear. ngo Mariya umwe bita Bikira Mariya Yesu ashimwe cyane praised ngo Jesus. marayika Gaburiyeli yaje kumubwira The angel came, ngo uraho uhiriwe we are you well blessed? ngo ugiye kuzabyara You're going to conceive umukiza w'isi the Savior of the world. Mariya ati ibyo bishoboka bite ko nta mugabo nigeze And Mary said, how is that possible since I am a virgin? Gaburiyeli yabonye ko atabyumva neza When the angel Gabriel saw that he couldn't understand, avuga ati umwuka w'Imana azakuzaho he said, the Holy imbaraga Spirit, z'Imana the zizakumanukira Holy Spirit will overshadow ntugire you. ubwoba Do not be nawe afraid. ndakubwira ngo ibiguteye ubwoba waba uhakana I'm telling you everything. imbaraga z'Imana The zizakuzaho Holy Spirit will Yesu overshadow ashimwe you. cyane. Praise Jesus. amena Hallelujah. nihuse Briefly, ako kanya immediately, Imana itegura Yosefu God prepared Joseph. iramubwira iti ntureke kurongora uwo wasabye And he said, do not hold back to marry your wife, yumvisha amakuru ngo yuko atwite because he heard that he was pregnant. haleluya Hallelujah. nihuse igihe cyarageze cyo kubyara umwana The time came to deliver. ntabwo Imana yababwiye aho bazamubyarira God did not tell them specifically babimenya where bari he was to be born. kubitegura, Had they known, they would have been bagahamagara ready. inshuti n'abavandimwe They would have called bakamenya friends isaha yo kubyara so that telling them the time to deliver. ariko Imana yarabiretse But God left it. babyara mu gihe cyo kujya muri lisansima ibarura They gave birth during the time of muri consensus. iryo joro During that night, amashambure yari yashize muri iryo joro during that aho night, bagomba kuba hari harangiye bashobora gucumbika the inns were over. muzi ko byagenze Do you know what happened? Yesu yavukiye mu bashumba Jesus was born tekereza among nawe the iyo sheep. mbeho Jesus was born among the wibaza shepherds. ko Imana yabibwiye Yosefu na Mariya Do you think God had babonye told them? ibyabaye It just happened. ariko Imana ifasha umutima w'abashumba bo gufasha
umwami wavutse But God gave a willing heart to the shepherds to help. baramufasha kandi batabizi They helped him unknowingly. bukeye gato The next morning, bagitangira kwibaza uko bigenda as they're wondering what would happen, imana yohereza God sent abanyabwenge the wise men. baza bitwaje ibyo kumuhemba They came carrying Hallelujah. gifts. iyo ni imigambi y'imana Those are the intentions of Hallelujah. God. ngo Hallelujah. babazanira ishangi babazanira iby'igiciro babazanira ibibabeshaho muri icyo gihe They brought the gold, the silver, and the frankincense. nawe urahangayika uri kumwe n'imana Don't worry, God nawe is there. urahangayika Do not be afraid. ntuhangayike umwaka tugiye Do not be wowe dismayed. gendana ijambo ry'imana gusa Just carry the word kugira of ngo God. utazagwa mu butayu Carry the word of God. haleluya Hallelujah. yesu ashimwe cyane Praise Jesus. reka mabwira kandi Let me tell you something. isaha yarageze The appointed time came, marayika asanga yosefu and the angel came to Joseph. ntabwo yasanze mariya yasanze yosefu He did not go to Yabwiye ati hunga Mary. n'umwana vuba He went to Joseph, flee with the child, ntiyari azi n'amakuru yo kwa herodi because he had no idea we that ntiyari Herod, anazi ko herodi azi ko ari umwami wavutse because Herod knew that the king was born. ashobora kuba yarumvishe ko barimo kwica abana gusa Herod was confused. He had children who were being killed. kwigendana n'imana But when you walk with ibyo God, ugomba gukora ijwi riraza rikakubwira the voice of the Lord speaks to you and tells you what to nita do. gutuma haba abahanuzi If he doesn't send prophets, izakubwirira mu ijambo he will ry'imana speak to you through his word. haleluya Hallelujah. izabwira n'ibiti He bikubwira will even speak to trees to speak to you. n'abapagani bakubwira bakagukosora wowe Even Niba non-believers, even he will send non-believers. kambirira kugendana n'imana Walk with God. nugenda ugiye kuyoba When you're about to lose your way, izahashyira igikuta ubura uko utambuka he will put a wall as a protection. ariko ngo imana ibwira yosefu But God said to Joseph, ngo hungana umwana na nyina flee with the child and the mother. icyo cyari icyo gihe nyine It was during that time. ariko ngo igihe kigeze But when the appointed time came, herodi ngo arapfa Herod died. herodi ngo arapfa Herod passed away. hari ibintu bijya bituma uhunga cyangwa utagira ibyo ukora There are things that make you flee. umwaka ugiye kuza As the year is ba coming, herodi bakubuza amahoro all the Herods who ndagutangariza ko bagiye gupfa they will be there no more. marayika azakuzaho The angel will come akubwire ngo herodi yarapfuye and he will tell Herod is akubwire ngo gone. herodi He will yarapfuye tell you Herod is gone. herodi wapfuye n'ubuza amahoro abana b'imana Herod who is gone is the one who troubles n'ubuza the people. imigambi y'abana b'imana kugerwaho So he's the one who hinders the purpose of wowe the. usabwa kutirwanirira You should not fight for yourself. yosefu na mariya bagaruka mu gihugu Joseph and Mary returned to the Hallelujah. country. umwaka ugiye kuza This coming year, abari barahunze mu mitima yabo those who fled, abari bararetse ibyabo those who were hari icyo imana hopeless, igiye kubikora God is about to do something. haleluya Hallelujah. yesu ashimwe cyane Praise the Lord. twihuse cyane So let's rush. haleluya Hallelujah. nahoze mbabwira I've been telling ngo you, ni imana itanga imbaraga He's God who gives strength. ni imana irinda He's a God who ni protects. imana iguha igitinyiro He's God who gives you honor. itanga igitinyiro He gives honor. hamwe watinyaga kugenda Where you are afraid to go, bimwe watinyaga kugeraho things you are afraid imana of, izagushyiraho igitinyiro God will give you honor. reka mbabwire agatekerezo kamwe Let me give this to bring it home. ni umugani It is a proverb. kandi n'abanyarwanda bakunda umugani Even Rwandans kandi believe in umugani ugana proverbs. kariho The parable usually tells what is there. yesu ashimwe cyane Praise Jesus. haleluya Hallelujah. ngo habayeho bakame mu ishyamba There was hare in the forest. mu ishyamba haba n'izindi nyamaswa nyinshi As you know, a forest has many animals. ariko bakame n'umugore wayo But the hare, and bari bazungurutswe n'izindi they nyamaswa were surrounded by many animals zihiga kuyirya that were hunting him. imbere hari impyisi Before there was hyena, inyuma hirya gato hari imbwa there were dogs, handi hari ibirura there were wolves. bya bisimba bishobora kurya agakwavu All those fierce animals that Kuko ari can mu eat up ishyamba the hare nyine. because it's in the forest. ariko bakame Yet the hare umunsi umwe ishaka ngo kujya kwa sebukwe wanted to go to his, kandi yagombaga gutambika father-in-law. ahantu ikaharenga so he wanted to go to his father-in-law. iravuga iti nintambuka imbere And he said, if I go,
impyisi izahita indya before the hyena ngo will eat me biganiraho up. n'umugore wayo And he spoke to his wife. irabyihorera And he stopped. ariko umunsi umwe But one day, ngo bigeze nijoro during the night, ibwira umugore wayo he said to his wife, turabizi do you know what? ejo mu gitondo Tomorrow morning, niyemeje I decided nzajya kwa databukwe I'll go to my kandi father-in-law nzagenda and I'll go kandi nzagaruka and I'll get back. muzi ukuntu Do yabigenje you know what happened? yarazindutse kare The next ijya morning, gushaka umwami w'ishyamba witwa early in the intare morning, went to see the king of the ijya forest, the kureba lion. aho intare iba He wanted to see where the lion was. wigeze imbere Reaching before the lion, irayipfukamira he knelt, yabwiye iti nyagasani mwami w'ishyamba saying, King of the jungle lion, ndakubaha ndagushimira cyane I respect you greatly and I thank you. ariko ibintu bisigaye bibera hariya ntuye But things that happen in my ni area, ibintu bibi nta muntu wabyihanganira they are unspeakable, they are nta terrible. yindi nyamaswa No yabyihanganira animal can bear ibyo bintu this. biteye ubwoba They are terrible. nanjye rwose byandenze Even me, I'm terrified. keretse uje ukaza kubireba Unless you come yourself and see. intare ngo ireba ku kantu And the lion looked at the Yavuga iti, minute "Tugende, creature and he tugende." said, let us go. bakame ngo igenda imbere The hare was ahead. intare iyikurikira The inyuma lion was behind. kuko bakame niyo yagira ngo eka mpite mbavuga neza Let me say it properly. bakame ngo irayijyana So the hare went along with the lion. igenda yihuta igeze hafi yo kwa rupyisi irakomanga While he was around the hyena's muri house, he aho bo knocked. kwa rupyisi kwa So, mpyisi are you well? impyisi iramufite ka kantu ngiye kugafata ngiye kurya The hyena said, I'm going to kill the isohoka hare. yihuta impyisi He came rushing. ikikubita amaso mu muryango Upon seeing the ibona hare, inyuma yayo hari he intare saw the lion behind. impyisi ihita ipfukama And then the hare knelt iti mwami w'ishyamba and said, King of the jungle, turagushimira we cyane thank you very much. turakubaha We honor you. nta n'umwe wagutanga imbere No one can come before iyo you. ni impyisi yabivuze uko yabonye intare That's the hyena saying because he had seen the lion. bakame ibwira intare And the hare said to dukomeze lion, tugende let's keep going. bigira imbere bakomanga kwa mbwa They moved a little bit ahead to the muzi dog. ukuntu imbwa ikunda kurya bakame Do you know how the dog likes? irakomanga They knocked. imbwa nayo ihita yumva ngo ni bakame ije iti ngiye kurya The dog, hearing the hare knocking, was nayo like, isohoka yirukanka he came rushing. ihita ikubitana n'amaso y'intare urabona ni kinini And he saw how huge the nayo lion ihita was. ipfukama And he knelt as well. iravuga iti mwami w'ishyamba He said, turaguhimbaza King of jungle, turagushimira all the glory, we thank you. nuko byagenze no ku zindi nyamaswa That's what happened even to other animals who are against the hare. bakame irangije ibwira umwami The hare told the king, iti ibi ngiye nibyo nakubwiraga this is what I was izi telling you. nyamaswa zisigaye zimfukamira These animals are now Mwami, kneeling. kandi ari wowe mwami They are kneeling, Rwose, yet it's you who is supposed rwose. to receive all the glory. intare irayibwira iti And the lion niba said, wowe unyubaha if you respect me ukanyubaha mu byo ukora byose and you respect me in everything, iby'abapfukamira simbyitayeho those who kneel for you, I ibyo ni don't akazi care. kayo It's up to them. bakame irayibwira The hare said, wanyihangana ukaba utegereje gato could you please bear with me and wait kwa data gukora akantu mfatayo nkahita ngaruka so that I may rush to my father-in-law and get something? intare bwite igenda The lion said, bakame go. irirukanka ijya kwa sebukwe The hare rushed to the father-in-law. ikora ibyo yagombaga gukora And izana ibyo yagombaga he kuzana did what was supposed to do and bring what was supposed to bring. After that, intare irayiherekeza the lion escorted igeza n'iwawe irangije intare yisubirira aho ituye escorted the hare to his home. icyo ashaka kukubwira ni What I'm implying, wowe wishyire mu mwanya wa bakame try to be in the shoes of muri the iyi si hare. umenye ko hari ibiguhiga In this world, know that there are ariko things igihe chasing uzaba you. uri kumwe n'umwami But the moment you be with the igihe Lord, uzaba uri kumwe n'umwami the w'abami moment to be the King of Kings, uzatinyuka izo mbwa zigupfukamire you will be bold and izo things ntare will kneel. izo ngwe zizagupfukamira The tigers will izo bow mpyisi down. The zizagupfukamira hyenas will bow kubera down yuko uri kumwe n'umwami because you're with the King. haleluya Hallelujah. ndakwifuriza kugendana I n'imana wish you to walk with muri uyu God mwaka ugiye in this kuza coming year. imana ibaha umugisha God bless you. ndiho ndasoza I am winding up. turiho tugana ku musozo As we wind up,
haleluya Hallelujah. ndagira ngo utekereze cyane I just want you to mu bihe ponder turimo tuganamo the times we are coming into. utekereze ibintu yesu yadusengeye Think of what Jesus said. ngo mwami abantu ntubarimbure ahubwo ubarindire mu isi His proclamation was to protect them from the avuga world. ngo nzaboherereza umwuka He wera said, I will send my Holy niba Ghost uzajya bibutsa ibyo nababwiye and he will byose remind you of everything I told you. isi turimo irimo ibigora The byinshi world you are in is troubled and ariko confused. yesu yadusabiye umwuka wera Yet Jesus has given us His wo Spirit. kudushoboza The gukiranuka Spirit to enable us to walk wo righteously, kudushoboza kugenda uko to ashaka enable us to do the right things. Humura. Fear not. yesu ashimwe cyane Praise Jesus. yesu ashimwe Praise Jesus. haleluya Hallelujah. turimo dusoza As we wind up, reka dusome muri zaburi let's read in Psalms. zaburi ibice 91 Psalms 91. umurongo wa 90 zaburi 91 Psalms 91, umurongo wa mbere kujya ku wa gatanu verse 1 to 5. reka revera dusomere Kindly, Reverend, help us to read. uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose ndabwira uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira imana yanjye niringira kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura azakubundikiza amoya ye kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye umurava we n'ingabo y'icyuma kigukingira igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha cyangwa umwambi ugenda ku manywa cyangwa mugiga igendera mu mwijima cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. amen Amen. Whoever dwells in the shelter of the Most High God will rest in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, He is my refuge and fortress, my God in whom I trust. Surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. You will not fear the terror of the night, nor the arrow that flies by the day. amen Amen. bivuze ngo It has said, uba mu rwihisho rw'ishumba byose whoever dwells in the shadow of the Most High azahama mu gicucu cy'ishobora will byose rest in the shadow of the aya Almighty. magambo sinshaka kuyasubiramo I don't want to repeat much ni more. dawudi wayavuze It is David who said these words. yaravuze ngo He said, narindiye ijambo rye mu mutima wanjye ngo nagucumuraho I kept thy word in my heart so that I may Niyo not mpamvu sin against nababwiye. you. That's why he ngo mujye said, murinda ijambo ry'imana mu mitima yanyu guard the word of heart, the word of God in your kugira ngo heart, ribarinde so ritabacumuraho that it may keep you. n'aya magambo These words, nayo ni ayanyu muri uyu mwaka these are your words. ngo umurimbuzi urimbura The destroyer ntabwo azabarimbura will not destroy you. bibiri itubwira The Bible says, n'umugabo witwa enoki the man named mu Enoch, itangiriro ibice 5 in the book of Genesis chapter ngo 5, ni umugabo wagendanaga n'imana mu gihe kigoye he was an upright man who walked with God during the persecution and hard time. imana yamuhaye kurama God gave him longevity. imana imurinda akaga God protected him from all terror and distress. imana imuha kubaho imyaka 365 He lived long. imana rero God, therefore, igihe kigeze when the appointed time came, iramwimura he shifted him. imujyana muri bya juru twavugaga He took him to heaven. imujyana ahantu heza He twavugaga took him to kuko ngo yagendanye n'imana heaven, for he walked with God. yagendanye n'imana He walked with God, yirinda kwicumuraho and he was righteous. haleluya Hallelujah. ndagira ngo dusenge I want us to pray, rero dusenge dusaba praying while asking ibintu bitatu 3 important muri uyu things mwaka in this coming year. muri uyu mwaka ugiye kuza This coming year, ndetse n'ibindi bihe even other times that will come, kugendana ijambo ry'imana mu to mitima yacu walk with the word of God in our hearts. niryo rizaturinda That will protect us, niryo rizaturwanirira that will fight for us, niryo tuzasubirisha ya myambi ya satani and will be able to quench the darts of the enemy by the kuko word of the nkubwiza Lord. ukuri Truthfully, urugendo the journey ntabwo rushashe is not hari safe. imisozi There are mountains. hari imvura igwa There is a torrential rain. hari amataba There are valleys. hari izuba There is
sun, hari imvura, there is torrential rain. ariko n'ufite ijambo ry'Imana But if you keep your word in your ngo heart, ni inkota it is a sword irwana irwana n'ibyo Satani akurashisha byose. It is a double-edged sword to overcome the devil. kuko ibibazo bizakubwira ngo urapfuye, Because there will be problems. uvuge ngo sinzapfa nzarama, But because of the word you kept in your heart, ngomba I will not die, but I will live. gutekereza abantu For I will imirimo Imana yakoze. account of the goodness of the Lord upon my Hallelujah. life. kuko Hallelujah. uzaba ufite ijambo ry'Imana. So when you have the word of God, Hallelujah. hallelujah, urugendo ntiwarugenda mutizera. you cannot walk this Turaza journey gusenga without ubwoko faith. bw'Imana bwizera. We shall pray for the people to have faith. ndabifuriza kwizera Imana mu byo mubamo I byose, wish you to have faith above all everything. kuko yatubwiye ko iturinda ikaturindira no mu bibazo. For he promised to be with us ntabwo during the wabigenda trials. mutizeye rero. So without faith, you cannot conquer the ikindi world. ndagusengera Another thing I'll pray, ni ukugira imbuto it z'abihannye, is to bear the fruits of ni the righteous. ugukiranuka It is to walk ku gato uprightly, no ku kanini. both small and big. Imana yiteguye kutugirira God neza. is ready to Ndagira ngo mbasabe bless mwese us. muhaguruke. I would like you to stand. mwese muhaguruke, Kindly stand up. ngiye gusenga, I'm going to pray. ariko nawe ndakwifuriza ngo And I usenge. pray, I wish you to pray as well. Hallelujah. Hallelujah. usengere uyu mwaka ugiye Pray kuza, for this coming year. ntugire ubwoba, Do not be petrified. Ntutinye. Do not be afraid. ntutinye. Do not be afraid. niba waba ugeze ku nyanja itukura, Even when you're close to the Red Sea, ntugire ubwoba, do not be wowe petrified. usenga usaba Imana Just pray and ask bizigendane nawe, to come and be with you, iguhishurire imigambi, to reveal His plans and intentions, to give you rest. izabane nawe He will be with you mu izina rya in Yesu. Jesus' name. nawe ndagusanga ubumbura akanwa And I kawe, ask you to open your mouth. ndasaba ngo wumbure akanwa kawe. Open your mouth as we pray. ndaza gusaba nyuma umushumba wacu Then I will ask nabaze Bishop gusengera abarwayi to baba bari muri come twe, and pray for the sick. kuko Imana igenda idukiza, For God goes on Niko healing, yavuze. healing, healing, ngo healing. nzagenda He mbakiza, promised to ariko ngo heal. nkoresha abakozi banjye. But I use my servants. Hallelujah. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. reka dusenge. Let us pray. data wa twese wo mu ijuru, Heavenly mu Father, izina rya in Yesu the name Kristo, of Jesus, turagushimiye we turaguhimbaza, thank you, we glorify your name. waturinze uyu You mwaka, protected us uyu throughout the mwaka last year. waturinze byinshi, You protected us from the harm. ibyashakaga kutumira bunguri, We could have died. ibyaduhagaritse, Things that were making us anxious. ibyatumye tudakora umurimo wawe, Things that hindered us from serving you. ibyashaka kudukura mu gakiza, Things that wanted to, ibyashaka kutuyobya, things that were misleading. ibyashaka kutwica, Things that wanted to kill us. n'imiryango yacu Our families, n'igihugu cyacu, our country. warabiturinze, You protected us. tukuzamura icyubahiro. Glory is Urera. you. You're holy. urera urakiranuka, You're holy. urera urakiranuka, You're holy and righteous. ngaho Mana ushobora byose, Father, tukweretse n'ibihe tugiye we kugeramo show you the time that muri uyu are mwaka to come. tugiyemo. In this coming year, haba buri umwe wese ijambo, give a word to duhe everyone ijambo kugira ngo tutagucumuraho, so that we may not sin gendana against you. natwe Walk with us. nk'uko Mose yasabye kugendana As nawe, Moses asked to walk with you, kugira ngo umuhishurire so that imigambi, you revealed his plan, your kugira ngo plan. umufashe, You helped him. kugira ngo umurinde, You protected him. kugira ngo umuruhure, So that you may give him kugira ngo rest. umutinyure, So that he may be bold. kugira ngo umuhe icyubahiro, To give him kugira ngo umuhe glory. igitinyiro, Give him honor. kugira ngo umukomeze. To strengthen him. natwe turagusabye So do we ngo ask. twambutse, Have us cross dukureho over. imisozi, Remove the mountains. dukureho ibibazo, Remove the problems. ukure ibibazo kuri twese, Overcome challenges. abashoboye kuza mu nzu yawe, Those who made it to your house today. ndetse turasengera n'imiryango We yacu, pray for our families as well. turasengera n'igihugu We cyacu, pray for our country. turasengera n'abayobozi bacu, Pray for the nabo leadership. baha imbaraga, Give them strength. ubagoye gushyira mu bikorwa Let them act iby'ubushake bwawe, according to your will. kandi bitarimo ubushake And bwawe everything out of your will, bikurweho rwose, let it be overcome and removed. ibitaguhesha icyubahiro Everything that dishonors you, turabyirukanye, we drive them out. turabifunze We drive them mu out. izina rya In Yesu, Jesus' name. kuko duhagararanye For nawe, we are with you. kuko twumvishe ko For we've heard niba turi kumwe nawe when we are with you, ntacyo we shall tuzatinya, not fear tuzarya anything. icyica
kizatwica When we eat something poisonous, we won't tuzagenda die. hejuru y'amazi We shall walk over water. uzaturindira mu You bibazo protect us in our kugira problems ngo wandike izina ryawe so that your name may be mu manifested. izina rya In yesu Jesus' name. urakoze data Thank you, Jesus. urakoze kumva Thank you, gusenga Father, for hearing our icyubahiro prayers. n'ububasha n'ikuzo The ni glory is yours, ibyawe. O Twizeye Father. mu izina rya Yesu We Kristo pray Umwami in the wacu. mighty name of Jesus. Amen. Amen.